mbona iriba ry'amashimwe niboneye urukundo rw'umukiza ari we wacunguje amaraso ye ayo maraso sayo mu bitungwa n'amaraso y'umwami Yesu Kristo yarukiranuka mu bisi bose ageze aho tanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose ageze aho tanga ubugingo bwe fashe inanga yanjye ndirimbe nkwiture neza yo wangiriye mutima wanjye wuzuye ishimwe kuko ineza wangiriye dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese weho mukunzi wacu ubana natwe 5 dufashe umwanya kandi tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bijya bibaho mu buzima. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwarushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka William Theo, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Nkuko uri kubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa, tugira ngo tumusabe atangire yibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Uwimana Pierine, ndi umumama, mfite umugabo n'abana 4. Yego. Imana iduhana umugisha. Abana 4. Wowe? Yego. Oya kandi nanone. Nibyo. Njyewe uri kukubona n'abari kukubona kuri kamera. Umuntu ashobora kugira ngo wenda oya mfite abana 4. Wabyaye cyangwa harimo abo wasanganye umugabo? Oya bose nabanje. Nabyaye mu nda yanjye. Wabyaye impanga ariko ushubije urongera ubyara impanga? Oya. Amanga nabyaye. Umwe? Yego. Nukuri ko Imana wakoreye Imana cyane. Nunguye umuryango. Menye uhagaze muri rya jambo rivuga ngo ntihakagire uhinyura iminsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itari yaza. Ubusore bwawe wabukoreshereje Imana neza cyane. Hanyuma usengera muri HTPR? Nsengera muri ADPR i Nyarutarama, ndi umukristo waho, ndi umuririmbyi, n'ibindi byose Imana ihanshoboje ndabikora. Harya Nyarutarama ni handi ugeze mu kabuga ka Nyarutarama asa n'ugaruka umuhanda wa MTN, ugakomeza kuri MTN, ariko mbere kugera kuri MTN naho hagati ahahoze Tigo. Ndumva narigeze kuza kuhabwiriza rimwe. Yego. Ngo uri umuririmbyi? Ndi umuririmbyi. Muri korali ya kangahe? Muri korali ya 4. Habizo korali zose hano? Yego. Mwebwe se mwacitse umuyaga ntabwo babafungiye? Oya ntabwo badufungiye, turimo turaterana. Gusa mugane Nyarutarama bahafunga we? Oya. Ntabwo bafunga. Hari akantu keza uvuze ko uri umuririmbyi. Ariko mbere yuko wenda twinjira muri icyo cyiciro cyo kuba umuririmbyi, nyemera turagize Imana. Yego. Mwami Imana yacu, Mana nyiribihe, Mana yo kwizerwa, Mana imbaraga nyinshi, kanya nk'aka turi imbere yawe, turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimiye ko muri aka kanya
wabanye natwe twebwe twese, waturinze, warinze abanyarwanda muri rusange. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Akanya nk'aka rero mwami tugiye kujya imbere yawe tuganira ibiganiro bitari bimwe, ariko turagusabye ngo imbaraga zawe abe zo zitugota, umwuka wawe abane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana udushoboze, kuko ari wowe ushoboza abantu bose, kandi akaba ari wowe uha intege abacitse intege. Imbaraga zawe zitwegere muri aka kanya, kandi mwami zikore icyo zigomba gukora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Wari utubwiye ngo uri umuririmbyi. Yego. Kora mu nganzo twumve. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kubona iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe, imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kubona iriba ry'amashimwe. Ko numva umuntu ahita ajya mu mwuka. Ongera kandi kamwe katarako, kuko nase numva ngiye mu mwuka mpita ntekereza ko ari iyo ngiyo yonyine uzi. Niboneye urukundo rw'Umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza. Afite izina ryiza uwo wankunze, n'Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Iyo ngusabye Data kuzi wanjye, ubwo mbashaka ko wamara ubwoba, jye munyabyaha umfata unkomeze, kuko nshidikanya sinkora ibyiza, singikora ibyajyaga binezeza. Ubu nkora ibyo nikoresha, singikora ibyajyaga binezeza. Ubu nkora ibyo nikoresha. Niboneye urukundo rw'Umukiza, ari we wacunguje amaraso ye. Ayo maraso sayo mu bitungwa, n'amaraso y'Umwami Yesu Kristo. Yarukiranuka mu bisi bose, ageze aho tanga ubugingo bwe. Yarukiranuka mu bisi bose, ageze aho tanga ubugingo bwe. Mana we, mbega amavuta. Ni ukuri kw'Imana numvisha amavuta. Tiyori, Karame. watangiye kuririmba ryari? Nisanze mvuka mu muryango wacu, nasanze iwacu ari abakristo, reka mbivuge gutyo, ari abadeperi. Nanjye ndirimba mu bana batoya, ndaririmba tugeze mu gihe cyo kuducutsa, baraducutsa, njya muri korali y'urubyiruko, ndakomeza mba umuririmbyi ubwo nyine kuva icyo gihe. Hanyuma se kuhogoje iz'abandi
nkumva ndaryohewe ugira n'izawe oya ntazange ngira uririmba iz'abandi gusa yego wazihanganye ugakora mu mitano ugakora mu nganzo ugahera Imana nibinshoboza hamwe no gusenga nzabikora nawe uzi ko mfashijwe nkumva nakubwira ngo ngera uririmba kandi kamwe ni ukuri kose ihangane ongera ureba kandi kamwe turirimbira iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito Yesu nzi kufita magari ibihumbi harimo n'iryo wangeneye icyo wamitiye manu kugira ngo nzagere mu ijuru mahoro nushaka ugarukira aho ngaho sengeye guhera ntararera abana ubu najya mu ijuru ntareze abana rega ntabwo Imana yagucyura gutyo kuko ikibazo uri kugenda uririmba ibyaha bikagenda bishira umwuka w'Imana akagenda aganza hari igihe Yesu yahita aza rero akantwara abana banjye ntacyo wagenda wejejwe wenda tugaruke yego uragira uti navukiye mu muryango w'abana bakijijwe mu muryango ukijijwe nanjye ndakizwa mba umuririmbyi na n'iyi saha ndagira ngo noneho tugaruke inyuma duhere hahandi ijambo ry'Imana wibuka rya mbere na mbere ryagufashije mu buzima ryamfashije ijambo ryamfashije mu buzima bwanjye ari ryo rya mbere atari rwugufasha uyu munsi ryagufashije cya gihe yavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho icyo gihe nihe mpamvu ryagufashije impamvu ryamfashije bari barimo batwigisha kuri Kristo batubwira imirimo ya Kristo batubwira imikorere ya Kristo kugira ngo Kristo abeho kugira ngo avuke intego yamuzanye hanyuma batwigisha n'iryo jambo nari nkiri mutoya baradutwigisha numva riramfashije cyane batubwira urukundo Kristo yadukunze twebwe abo mu isi tuzi ibyaha n'ibicumuro akatwitangira ubwo rero iryo jambo ryaranyubatse kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo nyangiyibagirwa nkora nzirikana ko Kristo yadukunze nzirikana ko yasubahiro akiyemeza akaza mu isi agakunda twebwe abantu rero iteka ryose ngewe mpora nzirikana cyangwa nibuka ko Kristo kuko yakunze abari mu isi cyane kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese wizera Kristo atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ndagira ngo tugaruke muri icyo gihe yego agakiza wagafata gute muri icyo gihe nisanze nyine nk'uko nabivuze ndi umwana uvukira ahari mu bakristo kuko navutse nsanga mama ari umukristo ari umwadeperi na sogokuru na nyogokuru babyara papa bari abadeperi ngendera muri icyo kigare cyo kuba bivuga ngo ni mu kigare ahubwo ugendera muri ubwo buntu ngendera muri ubwo buntu bwo kuba mvukiye mu muryango
ugendana n'Imana cyangwa se wubaha Imana, ubwo buntu burakomeza buranyobora, ndakura uko ngenda nkura, ariko ngenda nkuramo agaciro Kristo, cyangwa mpa agaciro iby'ijambo rivuga, cyangwa mpa agaciro ubukristo. Nkumva kuba umukristo ndabifiringa, nkumva kuba umukristo nta soni bintera, nkumva kuba umukristo mbese ni ikintu cyo kwirata kuri ngiye, kumva ko ndi umukristo, nkumva ni ikintu kimpesha ishema. Hanyuma nkurira muri uwo munyenga wo kumva ko ngomba kuba umukristo, ngenda nkura nyine mba umukristo, mba umunyamasengesho, ngayo nguko ngeze ubu ngubu. Ukiri umwana wajya kubona abaririmbyi, ukabona abavugabutumwa, ukabona abahanuzi, ukabona bari kuvuga ngo beretswe, ni nk'iyihe mpano wumvaga ukunze muri icyo gihe utarayihabwa? Nkiri umwana mu bundi mu buzima bwanjye nkunda abaririmbyi, ariko nkakunda wa muririmbyi uririmba pe, nkunda abaririmbyi cyane. Mu mpano nkunda kuba umuririmbyi, ariko uririmba pe by'ukuri, uririmba kandi urimbira mu kuri no mu mwuka. Iyo mpano rero nanjye numvaga Imana yayimpa, numvaga nyifuza. Ikindi cya kabiri, numvaga nkunze impano y'ubuhanuzi. Najyaga mbona abantu yenda buzuzwa bavuga indimi, nanjye ngira icyifuzo cyo kubisengera, nsengera kuzaba umuhanuzi, ndabisengera mbifatira igihe, ndasenga, impano y'ubuhanuzi narayifuje. Yego. Icyo gihe wifuzaga impano y'ubuhanuzi, waje kugirirwa amahirwe urayihabwa? Narayihawe. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishimwe. Hanyuma muri icyo gihe wifuza impano y'ubuhanuzi, ukumva wifuje kuririmba, ndagira ngo ngaruke kuririmba warabihawe, kuko nabonye ukora mu nganzo neza, ariko siko yuza kirya gihe kuba arasengeye kuba umuhanzi, warabaye umuhanzi? Yego, mba narabaye umuhanzi, ariko numva mbese nkunda abaririmbyi, ariko urwego mba numva nshobora kuririmbaho, niyo ngerageje guhanga ndeba urugero kuri ba runaka, hari abaririmbyi nkunda. Ba runaka nk'abandi? Nkunda nk'umuririmbyi bita Mbonyi. Mbonyi araririmba pe, ukumva uguwe neza. Nkunda Mbonyi, ni umuririmbyi ujya umfasha. Hanyuma uwundi muririmbyi nakundaga nawe warimbaga neza, umuririmbyi bita Simon Kabera, Itegereje, nawe naramukundaga. Yego. Inyoni zose, inyamaswa z'ishyamba n'amafi yose, byose ni ibyawe. None Yesu nakwitura iki? Fasha inanga yanjye ndirimbe, nkwiture neza yo wangiriye. Mutima wanjye wuzuye ishimwe, vuga ineza wangiriye. Naramukundaga. Israel Mbonyi, iyo ukunda mu ndirimbo ze ni iyihe? Israel Mbonyi, hari indirimbo yahereyeho, mu ndirimbo yatangiranye ivuga ngo nimba ushaka kugira ibyiza, nimba ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe, gukora ibyiza adacogora. We nite ku maso y'abantu, kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina bita, gukunda iyo Mana yamuremye. Zibyo nibwira kubagirira ni byiza,
si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaba ndabakunda, ngo mugende mubwire abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire maze barebe dufite Imana tagihinduka. nanjye rero mu bahanzi bose nanjye buriya Simon Kabera ndamukunda. Yego. Niyo ndirimbo ye waririmbye nyikunda kubi. Simon Kabera ndagusohoje, iyo ndirimbo yawe ndayikunda, nawe ndagukunda. Nukuri Ndagukunda. Noneho ikintu cyantangaje nambonye ukunda, nawe ndamukunda. yego Israel mbonye aho ari hose ndagushuhuje. Iyi ni nk'inshuro ya 5 mvuze ko mukunda mbivugira kuri YouTube. yego Nkunda n'undi muririmbyi umwe nawe ndamusohoje, yego witwa Jessica. Yego nawe aho ari, nawe ni inshuro ya 3 mbivuze ko mukunda. yego Rero nandi kwivugira abo nkunda. Ugiriwe ubuntu rero ubaye umuririmbyi, Imana iguhaye niyo mpano yindi tutaraza gutindaho wenda, urayivugira. Niwanuze. Yego yambwiye. Abahanuzi mwubahwe. Twubahwe. Ni mwebwe mutuzanira amakuru avuye ku Mana. Ku murere. Mu murere. Yego. Abahanuzi ndabemera. Yego. Ni nayo mpamvu tutari butandukana utansengera. Yego. Hanyuma Piyori, karame, tugaruke. Yego. Tugaruke twari turi kuvuga ku ndirimbo zigufasha, noneho nk'ijambo ry'Imana muri ino minsi riri kugufasha ni irihe? Muri ino minsi riri kumfasha, aha, ijambo riri kumfasha riri muri Yohana igice cya mbere, rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yari Imana. Kandi jambo yahoranye n'Imana. Yari Imana kandi yahoranye n'Imana. Ikavuga ngo mu bintu byose byaremwe nta kintu na kimwe kitaremwe na jambo. Ariwe Kristo, ariwe Mana. Yego. Ijambo ry'Imana ikavuga ngo uwo Kristo yaje mu bye, yaje mube abantu ntibamwemera cyangwa se ntibamumenya. Yarabiyeretse, yaritamuriye muri bo, ariko abantu bahishwa amaso ya Kristo. Ugiye kugera ahantu nkunda. Bibiliya ikabivuga neza, iravuga ngo ariko abantu bamwemeye bose bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Ijambo rivuga ngo kuko ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa bw'umugabo, ahubwo babyawe n'amaraso y'umwami wacu ariwe Kristo. Iryo jambo riri kumfasha ndarikunda. Mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yari Imana. Yahoze mu ijuru mu bwami bwe ari Imana. Hanyuma yigira umuntu, aremera yigira umuntu kubwo kudukunda, reka mbivuge, yicisha bugufi, yiyambura icyubahiro, yiyambura ubutware, yiyambura ubwiza yari afite. Birivuga ko yari umwana w'ikinege kwa hasi. Ariko ngo arangije yemera kuza mu isi, yisanisha natwe abantu kugira ngo tubone agakiza, kugira ngo ingoma ye ihabwe icyubahiro hano mu isi. Rero Imana ishimwe, iryo jambo niryo riri kumfasha muri iyi minsi. Rero uri kugenda unjyana mu mwuka. Uzira ijambo ukuntu nanjye ndikunda. Icyakora abamwemeye bose barangiza bakizera izina rye. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabye n'ubushake bw'umugore cyangwa bw'umugabo, ntibibaho, ahubwo babyawe n'Imana. Bene abo bantu uri kumva, bene abo bantu Yesu Yohana yigeze kongera kubavugaho,
aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana uko tuzamera ntabwo kurerekanwa ariko niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko Imana ishimwe. arangije aravuga ngo ufite ibyo byiringiro niyiboneze nk'uko nawe aboneye. Aleluya. hanishimwe. Yesu rero yenda kugenda nababwira bene aba bantu aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzaboherereza umufasha wo kubana namwe. si ngombwa ko bisi bamubona, ntabwo ari ngombwa yuko bamuha haleluya kuko batamuzi Imana ishimwe niko bimeze. Aravuga ngo ariko mwebweho twebwe abamenye Yesu, ariko twebwe abamusobanukiwe, abamumenye, Imana ishimwe. mwebweho muramuzi kuko kandi aba muri twe, akorera muri twe, agendera muri twebwe. Petero agiye kumuvugaho aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, niwe buye rizima. Haleluya. Ryanzwe n'abantu bitwa abubatsi, bararyanze, abubatsi bararirwanije, abubatsi ntago baryemeye. Aleluya. Nibuye ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranijwe rihinduka rikomeza imfuruka. Imana ishimwe. Kristo nibuye. Nibuye ryanzwe n'abubatsi, nibuye ryanzwe n'abataryemera, nibuye rihakanwa n'abantu badashaka kuryumva, nibuye ry'igitangarizo ariko ku Mana ryaratoranijwe. Imana igire gute? Imana ishimwe. Yesu agiye kuvuga kuri bene aba bantu aravuga ngo nibwo nzerurira, mba muri kire data ati ngaba abona ameneye amaraso, ngaba abona acunguye, ngaba abona apfiriye, ngaba abona ambikiwe ubusa, ngaba abona tukiwe. natwe rero muri ibyo aravuga ngo icyo gihe azaba ari kuduhanagura amarira yose twarize. Aleluya. Twaririye muri ino si. Aleluya. Ejo bundi Jehova Jiri turirimba iravuga ngo nzasezera isi ngo urabeho wasiwe, nzasezeye nini urabeho. Yego Piyori karame. Dusoza ndashaka ko duhita tukigarukiriza hanga kugira ngo kitarambirane kikabira. Niki wabwira abantu ntujye muri Bibiliya usoza, niki wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira rero abadukurikiye nabashishikariza kubana n'Imana cyangwa kwizera Imana cyangwa kugendana n'Imana. Ubuzima busanzwe bwa buri munsi, iyo umuntu agendanye n'Imana, iyo umuntu abanye n'Imana, akabana n'Imana mu kuri kwe kose, Imana igenda ibana nawe, Imana igenda yubahisha kuri we, Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Ngiye cyo nabatangariza nuko nababwira ngo murundukire gukurikira Kristo kuko ni umwami w'abami kandi ubasha kumenya ibintu byose byaba bihagaritse umutima wawe. Piyori, hari nk'umuntu ufashijwe, hari umuntu ushobora kumva iki kiganiro agahita afashwa akavuga ati ngewe ndumva nshaka kubonana na Piyorine tugasengana. Uhe nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 0788 67 0788 67 84 89. Imana iguhe umugisha.